Reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwe tubana muri groupe WhatsApp All Mining Update ndetse no kuri YouTube channel All Mining Update. Njye ubasuhuza ni Samson nk'ibisanzwe tubana kuri YouTube channel All Mining Update ndetse no kuri groupe WhatsApp All Mining Update. Ikinzanye muri iyi video rero ntago nje gutanga update ku zindi mining zitandukanye, ahubwo nkuzaniye update y'ingenzi kuri gukora mining kuko nkuzaniye mining nshya. Iyi mining yitwa Maridorine Network, ni mining nziza. Ibintu byayo gikomeje gukurikirana amakuru yayo usanga ni mining rwose igaragara neza fresh. Ni mining ukwiriye gukora ku bantu mufite ama mining nyinshi, ntabwo ukwiriye kuba mining izindi mining ngiyi Maridorine yo igucike uterera iteyite. Ni ukuvuga ngo ibyayo biteganyijwe mu bwiri by'ingenzi wenda ku bantu bakunda mining baba bakeneye guhita bamenya. Iyi mining mbere na mbere cyo ugomba kumenya nuko wallet yayo ibindi wenda nzagenda bibasobanurira n'ama update yose azajya agenda asohoka yayo tuzagenda tuyabaha kuri All Mining Update nk'ibisanzwe ndetse no kuri groupe ya WhatsApp All Mining Update. Ariko ikiriho nuko tuzabona wallet yayo cyangwa se ama KYC yayo biteganyijwe ko guhera mu kwa mbere kugera mu kwezi kwa kabiri, hagati aho tugomba kuba twabonye wallet yayo cyangwa se tukabona icyo bita KYC aho hagati. Ikindi ugomba kumenya nuko yo iteganyijwe ko izajya ku isoko nibura mu kwezi kwa gatatu. Mubyumve neza, mu kwezi kwa gatatu ni cyo giteganyo cyazo ko ishobora kuzaba aribwo ijya ku isoko iyi mining ya Maridorine Network. Rero murabizi mwese abo tubana kuri groupe ya WhatsApp All Mining Update, ngerageza kubahereza update kuri mining zitandukanye. Niyi rero nayo humura numara kuyitunga muri telefone yawe menya ngo update zayo uzabigenda uzibona 5 kwa 5. Ikinzanye muri iyi video rero nje kwereka abantu uburyo ki ufungura account kuri iyi mining ya Maridorine Network step by step. Hari abantu bakunda kuza bambaza inbox ngo hano ndashyiramo ibikingi biki n'ibiki. Ukurikire neza iyi video urebe ukuntu ufungura account kuri Maridorine Network mpaka ukarenda ukora mining gutya. Nicyo kintu kinzanye muri iyi video, tuzuye irebe neza ufungure account kuri Maridorine. Ejo hasa zagira ibintu wibeshya kandi narabahaye video y'uburyo ki ufungura account ibintu bikagenda neza. Rero natinze kurikira urebe ukuntu dufungura account nawe ugatangira kubona mining iri kubara nkuko murabona hano ngewe biri kubara bisubira inyuma 5 kwa 5. Tugendane rero, mbibutsa ko update zose mugomba kujya muzibona hano kuri YouTube channel All Mining Update. Yes, rero icyo ukora ugiye gufungura ya Maridorine Network murayibona, uradownloading application kuri Play Store cyangwa se kuri App Store. Icyo ukora umaze kuyidownloading urakanda open. Ngo ngiye kwereka abantu ukuntu bakora register kugira ngo hataza kugira abantu bibaze. Hari abantu baba batazi n'uburyo register ikorwa, akakubwira ngo bi hano ndashyiramo iki. Kurikirana video neza urebe buryo ki ukora register muri iyi nuza. Barakubwira ngo mbere na mbere barabanza kuduhereza izi nuza zo kwemeza, nta kibazo uremeza, nta kibazo hariya nkanze. Baradusaba invitation code. Ya invitation code ndaba nayiguhaye, urebe muri description y'iyi video urayibonamo, ndetse n'abari muri groupe ya WhatsApp All Mining Update barayibona. Iyi invitation code ndayiguha uyikopiye uyishyire mu bwo no kuvuga ngo nanjye ndashyiramo iyo muntu wanyemvise nyine, ubundi udukande continue. Ubwo ni ukuvuga ngo tukugiye gukora register, hataza kugira umuntu uvuga ngo ntiyabonye ukuntu bakora verification. Murabona ko invitation code yamaze kuba verified. Nyimara kuba verified munye ko bamaze kwemera invitation code, ndakanda first name. Ubwo nta yanjye nyine ngiye gushyiramo nisingizwe Samson, murareba ko yose ayisagiramo rimwe. Ubwo nawe urashyiramo yawe amazina yawe bwite abaruye ku byangombwa, kuko ushobora gushyiramo atabaruye ku byangombwa ukaraburiza. Dukande continue. Ubwo dukomeje gufungura account, turakomeje kugira ngo dufungure account. Hano rero ho tugeze umurikire neza, barakubwira ngo contact information freeze you enter your details. Ubwo turahitamo select country, turahitamo igihugu merereyemo. Ubwo ndagishaka ubwo aho uri n'urashyiranye. Ubwo ngiye gushaka u Rwanda. Ndibutsa ko nta gihugu na kimwe hano baba batarashyizemo rwose habe na kimwe. Icyo ukora rero wowe kurikira neza urebe uburyo ki ufungura konte kuri iyi Maridorine Network neza cyane. Ndabibutsa ko nuvuga ngo wallet yayo igomba kugaragara iriya nyine tubikurizamo, haba send na receive kubaza ama wallet yaba Omega zaba za kikuno ugira wallet nyine. Wallet abantu benshi maze kuyisobanukirwa cyangwa se kofi yayo izatugeraho mu kwezi kwa kabiri ku mwaka utaha. Biteganyijwe ko nibura mu kwezi kwa gatatu yazajya ku isoko. Ubwo rero urumva niyo mahirwe ubugize umenye mining hakiri kare, tangira ucukura ubu none. Hari abantu babaza link ari uko habura mu kwezi kumwe ngo mining irangire, kandi nyamara umuntu aba yarabaye mining hakiri kare. Abantu mukurikira All Mining Update, ubwo maze guhita mu Rwanda mwabibonye, kiremo email address. Email yanjye nyine nkoresha ndayishyiramo, murabona ko yagezemo.
phone namba nyine yo mu gihugu cyanjye, ni ukuvuga ngo ubwo ni 0788 cyangwa ukabanzaho kode, byose birashoboka, plus 250 78 18 78995. Iyo niyo nimero yanjye nkoresha. Ubwo nyine mbanjijeho na kode y'igihugu, rebe bayigeza nawe wayibanzaho, dukande continue, dukomeze na video itaba ndende. Hano ngiye gusetinga password rero. Aha password rero ni ukuvuga ngo barakubwira yuko igomba kuba iriho nibura imibare iri hagati y'umunani, minimum amibare mike ishoboka ni imibare 18. Rero tugerageza kubabwira gukoresha password ziba zikomeye, ziba zigoranye cyane kugira ngo abantu bazimenye. Niyo mpamvu mababwira ngo mujye mukoresha password zigoye nyine kuba umuntu yayimenya kugizajya bigoranye. Icyo gihe rero ni ukuvuga ngo ugomba gukoresha password irimo itangizwa n'inyuguti nkuru nibura ikaba iherukwa n'imibare, niyo yaba irimo ari 2 ariko ukayishyiramo. Ni ukuvuga ngo hamwe ndashyiramo iya mbere na kabiri ngo mfurime. Ubwo iki gihe maze gushyiramo password, nawe urashyiramo iyawe, then nkande continue. Ubwo turakomeje, murabona ko tayari namaze gufungura konte yanjye ya Maridorine. Icyo nkora ndakanda n'ubundi continue hano, ubwo ni nko kumbwira ngo I have completed. Ubwo ndavivura, murabona ko ngomba kuvivura hano, mwemeza amategeko n'amabwiriza nyine agenga iyi Maridorine network. Ubundi nkande continue, mberetse uburyo ki ufungura iyi application ya Maridorine network. Ni mining igaragaza ko ishobora kuzaba rwose ifite gahunda. Icyo ukora murareba ko bahita baguhereza 3 ako kanya ukimara kwinjiramo, ubundi ugakanda kuri start session. Murabona ko hahari nkande start session. Mbibutsa ko n'ubundi nk'abo tubana muri groupe WhatsApp or mining update bo murabizi cyane. Murabona ko mining namaze kuyikora, balance updated successful, mining session start successful, namaze ku mininga. Murareba ko umuntu mininga rimwe mu masaha 28. Ndakeka muri kubibona. Murabona ko bahita batanga nibura 6. Murabibona ko bahita baziguhereza kuri balance yawe. Ubwo rero icyo usabwa wowe, mberetse uburyo cyo ufungura konti. Icyo ukora joininga iyi groupe. Ku bantu muri groupe WhatsApp or mining update, mwebwe nimugire n'ikibazo na kimwe, kuko amakuru muzajya muyabona 5 kwa 5 nk'ibisanzwe kuri ziba mining zose zigiye zitandukanye. Nge ntago nabaha mining ngo ndeke kubakurikirana byibu cyane cyane none haba refera banje bo. Icyo gihe mba ngomba kubakurikirana 5 kwa 5. Ubwo rero mwese mufungure konti za Maridorine network, murayibona ni mining rwose nziza cyane. Nabibutsa ka yuko mining duteganyije ko mu kwa kabiri tuzabona wallet yayo. Ubwo urumva na KYC ni muri ibyo bihe. Ikindi kiriho nuko tugomba kuzabikuza nibura mu kwezi kwa 3 ishobora kujya ku isoko. Ubwo rero update zo muzajya muhora muzibona buri munsi nkuko kuri mining update biba bimeze. Ndazibaha umuntu utari muri groupe WhatsApp or mining update akabakurikirana iyi video. Reba muri description y'iyi video urabasha kubonamo link ujoininge nawe ubasha kwinjira mu muryango w'aba Maridorine network. Ndabashimiye rero ubwo nuko nguko umuntu afungura account n'uburyo mining mwabibonye ni rimwe mu masaha 28. Murareba ko natangiye gukora mining nk'ibisanzwe. Rero namwe mu keeping mining ubundi mpaka igeze ku isoko cyangwa se gafeiringa. Ibyo byose tuba tugomba kuba tubyiteze mu mishinga. Nta mushinga nzajya ngo mubwire ngo 100% ngo uza successinga pe, ariko byose ni ukugerageza nyine twese ngo tuyifate. Icyambere nuko tugomba kujya dukurikirana update yayo mpaka KYC tukayikora, tukabikuza, ikarinda ijya ku isoko tukayijya nkuko n'izindi zose zigenda zijyaho, nayo tukabona irasohotse. Ubwo rero mwese mwitabire kujoininga iyi or mining update ndahababereye mu joining mining. Abatayifite muri muri description y'iyi video murabonamo link mu joining na invitation code irimo. By'umwihariko bari muri groupe WhatsApp or mining update bo barahita babonamo link rwose. Biba byoroshye mitanyi bahereza 5 kwa 5. Rero mukomeze mugire ibihe byiza mukora na mining ziye zitandukanye mudasiba. Ciao ciao.